ikaze umaze iminsi wumva unaniwe uhondobera uri mu kazi ukavuga uti ningera mu rugo mana we ndahita ndyama nta kintu na kimwe gishobora kumbuza kuryama, ugataha ukagera mu rugo ukoga ukarya, wagera mu gitanda bitotsi ukabibura. Iyo ushonje uba wumva wishakira utuntu turyohereye, akantu k'akabiswi, udufanta, akabombo, utuntu nk'utwo tudusukari aho kugira ngo ushonje wumva ushaka nyine umuceri n'ibishyimbo cyangwa se ibindi biryo. Muri iyi minsi wiyongereye ibiro, ariko iyo urebye usanga mu nda yawe harabaye hanini, hagenda hiyongera cyane rwose ugereranyije n'ahandi. Ufite udusununu hano gutya mu maso, nk'ahangaha gutya, cyangwa se hano gutya mu ijosi dutoya, cyangwa se hano mu ijosi ryawe habaye umukara, cyangwa se amahawe yabaye umukara, mu kwaha habaye umukara, wiri gushyiraho indimu wazimaze ku isoko, amasitisi yose bavuze urayakora, ariko umukara wakomeje kukubana umukara. Niba ufite kimwe muri ibi bimenyetso cyangwa se n'ibindi turi buze kubona, ushobora kuba ufite ikibazo cya resistance kuri insuline. Uyu munsi mu kiganiro niyo tugiye kuvugaho, ntucikwe. Kimwe mu byorezo byugarije isi ariko kitavugwaho cyane ni resistance kuri insuline. Iyi insuline akaba ari umusemburo uvuburwa n'impindura iyo umuntu afashe amafunguro kugira ngo ubashe gukura muri ya mafunguro imbaraga, isukari ijya mu mubiri kugira ngo umuntu abashe kugira imbaraga. Iyi insuline rero ubundi uko ikora, iyo umuntu afashe amafunguro iragenda igakuramo isukari, igafatamo igice kimwe ikakijyana mu maserire kugira ngo umuntu abashe gukora, umubiri nyine ubashe gukora, ikindi gice ukagishyira mu mwijima, ukakibika hafi aho mu mwijima kugira ngo ya sukari yagiye mu maserire nishira iyo mu mwijima ize kujya kwiyongeraho, hanyuma noneho wenda haba hari indi sukari isagutse nyuma yaho habiri ikaza gukoramo ibinure, umubiri nyine ukazigama. Urabizi yuko konte pargne y'umubiri ari ibinure kugira ngo iminsi mibi niza umubiri uzabe wizigamiye muri bya binure. Umuntu rero agira resistance kuri insuline byagenze gute? Muri iyo mikorere ya insuline isanzwe, umuntu afata ifunguro watangira kurya, wagira ikintu utamira, ubwonko bugahita bumenyesha abo bireba bose ko hagiye kubigogora, ibice bitandukanye bikisuganya, ubwo n'impindura nayo ikitegura kurekura insuline. Ikarekura insuline, amafunguro ukayagogora, igakora rwa rugendo rimaze kuvuga, isukari ijya mu maserire, isukari ijya mu mwijima ndetse n'ijya mu binure bitewe n'ingano y'isukari yinjiye uwo munsi. Ariko uko ukomeza gufata amafunguro kenshi wisubiramo, tuvuge ufashe ifunguro rya mu gitondo, nyuma y'amasaha 2 uriye umuneke, nyuma y'amasaha 2 ufashe akabiswi, nyuma y'isaha 1 uriye akabombo, nyuma y'iminota 30 uriye umwembe. Ubwo uko uriye niko ya processes yo kurya yo kugogora amafunguro yongera kwideclenche. None uko yideclenchije, wibuke yuko ukuntu umubiri ukoze uba ufite ikigero runaka cy'imbaraga uri bukoreshe ku munsi. Bivuga ngo isukari umubiri wakiriye mu maserire ifite ukuntu imanaginga ku buryo mu gihe runaka umubiri ushobora gukora nta yindi sukari ukeneye. Icyo gihe yo ukomeje kurya gutyo rero, isukari bazanye saa 2 itarashira, saa 3 n'igice nanone insuline ikoze delivery y'indi sukari ya serire, kuko izi ko ikeneye isukari irayakira. Saa 3:40 utamira akabombo yongere yirukankane ya sukari mu maserire. Saa 5 wongere urye umwembe, isukari irimo, insuline ihite yirukankana ijyane mu maserire, igahita ibwira insuline se isukari wanzaniye guhera mu gitondo ko nayo ntayimara, nkaba mbona ukomeje kunzanira indi sukari kandi kuzi ko nyine mfite ikigero runaka cy'isukari ntashobora kurenza, uranshaka iki? Insuline ikabwira serire rero ubwo ndayizanye nyine, ubwo yakire, shaka ahantu yishyira, niyo waba wujuje reba ahantu yitsindagira ariko yakire. Kubera yuko rero serire izi yuko insuline ariyo igemurira ibyo kurya, nago yayisuzugura, ushobora kuyisuzugura ejo ntizaze ugasanga ibintu bibaye bibi, kavuga iti pfa gushyira aho ngaho. Mu kanya ukaburagiye ukarura nyine umuceri, ibishyimbo, ifiriti, igitoki, byose kwa kundi miranje saa 6 ukabura biriye. Isukari yose irimo, insuline ikongera ikagira ite ikayizana kuri ya maserire. Serire ikabwira iti mu kanya uvuye nkubwiye ngo iki? Nkubwiye ko nafite ahantu kiri isukari, none urongeye uzanye inde? Urwo ni ibintu urimo ari byo?
insuline ikabibwira iti none ko ariko bimeze ko boss yavuze ko ifunguro rije nyine ngomba kugogora bikagenda gutyo nkakuzanira iyi sukari, ni gutyo bigomba kugenda. Ubwo serire ikabibwira insuline iti rero umva nkubwenda kwiyamye nta yindi sukari nongera kwakira, ni wongera kuzanira isukari n'ukuri ntayo nakira. Insuline ikavuga iti pfa gufata yewe. Ubwo mu kanya nanone nyuma y'iminota 30 ukaba wenda unyweye nk'agafanta, bikongera bikaba gutyo. Insuline yahagera no serike biti ndanze. Insuline ikavuga iti rero nanjye ntabwo ntahandi mfite nabishyira, ubwo reka ntereke hano ku muryango, nta handi aho ngaho ni mu maraso. Ubwo ya sukari ntabwo igiye muri serire aho igomba kujya, ahubwo igiye mu maraso. Noneho impindura yo ko iba iyo ibonye hari isukari nyine iri mu mubiri yinjiye mu mubiri, ibizi ko ikigomba gukora ari iki, ni ukuvubura insuline. Iyo ibonye hari isukari rero yongeye mu maraso idasanzwe itagomba kuba irimo, iravuga iti ibyo byose insuline ishobora kuba yabaye nkeya, ikohereza umusada ikongera ikazamura ikindi kigero cya insuline, no ikarushaho kuyo yari yohereje mbere. Ariko insuline yagera kuri serire ikayireba iti nta kintu nkubwira, gahunda urayizi, ibwirize. Ubwo niko ya insuline ikomeje gushyira isukari mu maraso. Nyine ubwo bigeraho ya serire nayo gukoresha ya masukari yose wayihaye igakomeza nyine ikayakoresha ku buryo atari bunashire uzanandi ikageraho noneho ikanga no kumva insuline yayibwira ntiyumve. Kandi ubundi ari ibintu bigomba gukorana neza, kubera yuko insuline niyo izanira ibyo kurya serire, ubwo ubu biteje intugunda. Icyo gihe rero serire igize resistance kuri insuline. Nibyo turimo kuvuga hano muri iki kiganiro, niyo resistance kuri insuline. Serire reba insuline ikabwira iti barakubeshye, iyo sukari ushaka handi hantu yishyira. Buhoro igenda igera hano bigashwana burundu, ku buryo hari igisukari izaba yashize muri serire, insuline ikaza ikarebana na serire ikarebana na insuline ikabwira iti no way, ntabwo nta sukari nakira. Icyo gihe rero biba bitangiye kuba bibi ko nta nubwo isukari ibishobora no kwinjira no mu maserire. Urumva yuko kubera gukomeza gufata amasukari, gufata ayo mafunguro ya buri kanya bitumye insuline ishwana na serire. Icyo gihe rero serire ibaye resistant kuri insuline. Ubwo umubiri wawe nyine udevelopye resistance kuri insuline. Ibi urumva ko uteje intugunda hagati ya insuline na serire, ntabwo bikibanye neza nkuko bikwiye, byashwanye kubera kuguma insuline izana isukari kandi serire itayikeneye. Urumva uteje intugunda hagati yazo zombi. Ubwo ni ukuvuga yuko serire ibaye resistant kuri insuline. Ushobora kubyumva kumva nyine ni inkuru y'abantu bashwanye enda, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera yuko bari intangiriro y'ibyago bikomeye cyane ku mubiri wawe igihe nta kintu bikozeho. Muribuka ibimenyetso bimwe navuze tugitangira, ariko hari n'ibindi turi buze kurebaho. Kandi amaherezo y'ibi byose birangirira kuri diabete yo mu bwoko bwa kabiri, nayo itoroshye, ibiri kumwe n'ibindi biherekeje, harimo umuvuduko ukabije w'amaraso, harimo kunaniza impyiko, harimo gutera umwijima wawe ibibazo, harimo gutera ubugumba binyuze ku kuba imisemburo yo mu myanya y'imyororokero yawe idakora nk'uko bikwiye, harimo kugira ibibazo bikomeye cyane birimo za esopeka ndetse n'ibindi bitandukanye. Nkuko nemaze kubikubwira rero, ikintu gitera iyi resistance kuri insuline ni uko kwinjiza kwa hato na hato isukari mu mubiri. Niyo umubiri wawe ukeneye iyo sukari, ariko kwinjiza buri kanya birajenana. Nawe urabizi iyo umuntu agumaza komanga, watangira kuvuga umwenda niba urimo kumesa ukumva arongera arakomanze, watangira gukoropa kongera agakomanga, wajya kongera agakomanga ati mva twumvikane, ibyo mbwira bimbwire ubirangiza nyuze kugaruka nsoje ndi mu kazi. Urumva yuko rero ibintu biba bitangiye kuba bibi. Ariko ubundi turetse wenda iyo shushanya mvugo nari nkoze, ubundi mu buzima busanzwe iyi resistance ya insuline iterwa n'iki? Iterwa nuko winjiza ibitera imbaraga byinshi birenze iby'umubiri wawe ukeneye, noneho bikaza kuba kwa kundi nayo maze kukubwira. Iyo mvuga nanze gukoresha ijambo isukari kugira ngo tumva yuko wenda bireba gusa isukari, ibintu biryohereye n'ibintu bitaryohereye, n'umuceri n'ibirayi n'ibitoki n'akawunga, byose urabizi yuko haba harimo isukari. Ibitera imbaraga byacu byose dufata murabizi ko biba birimo isukari. Rero gufata ibyo mu kigero kirenze cy'umubiri wawe ukeneye bishobora kuba intandaro yo kugira iyi resistance kuri insuline. Ikindi muri iyi minsi akazi dukora usanga ari akazi akenshi abantu benshi bakora bicaye,
abantu bakora business ni kugenda akicara mu iduka nyine agacuruza, abandi mu mabiro ku makompiyuta, aho ugiye hose uratega, moto ziba ziri ku muryango, usohoka mu rugo motari yakubonye cyangwa se umunyonzi yakubonye, abafite imodoka ibiparitse aho ngaho. Ntabwo tunyeganyeza umubiri wacu nk'uko bikwiye. Rero kutanyeganyeza umubiri bituma umubiri udakoresha isukari, kubera ko imikaya muscles iyo umuntu ari kunyeganyega kugira ngo zinyeganyege bizisaba gukoresha isukari nyinshi. Kutanyeganyega rero bituma nyine isukari ikomeza kuba nyinshi mu mubiri kubera yuko ntago iba yakoreshejwe. Ikindi kintu gishobora guteza kuzamuka kw'isukari mu mubiri bikaza guteza ibibazo hagati ya insuline n'amaserire harimo na stress. Uri ku kiganiro nakoze ku musemburo wa cortisol, wa musemburo uwo twita ngo umusemburo wa stress. Niba utarakibonye ndaza kugushyira hano ujye kukireba. Uko kuntu nyine cortisol izamuka, umubiri ugahita ubona ko ugize ikibazo, ugahita ushyira ku murongo imbaraga harimo no kwegereza isukari hafi. Uko ukomeza ugira stress bituma isukari itagabanuka mu mubiri wawe. Ibi ngibi rero ni ubuzima bwacu bwa buri munsi muri iki gihe. Stress aba ari stress kabisa. Ibintu byose umugani byabaye stress. Ibyo nabyo biri mu bintu bitera iyi resistance kuri insuline. Ikindi kintu abantu badakunze gutekereza gishobora gutera resistance kuri insuline ni imyunyungugu itaringaniye mu mubiri wawe, desequilibre y'amaminero mu mubiri wawe, cyane cyane amaminero nka calcium yibayemo nyinshi, cyangwa se amaminero nka magnesium yari nkeya, kuko magnesium nayo ifasha mu gutuma serire yakira ya sukari. Ubwo ibyo ngibyo nibyo bishobora kugutera iyi resistance kuri insuline. Ariko by'umwihariko by'ingenzi, ibintu bibiri nyamukuru ni ukwinjiza ibyo bitera imbaraga byinshi cyangwa se isukari nyinshi mu mubiri, hanyuma warangiza ntunanyeganyege. Nicyo kibazo tunafite cyane muri iyi minsi, ariko noneho tutibagiwe na stress, kubera ko stress ngo ni indwara y'ikinyagihumbi. Ibyo bintu ari bitatu nibyo bituma rero umubiri wacu ugira ikibazo, ugashukana na insuline, kandi ari umusemburo w'ingenzi cyane utuma ubuzima bubasha kuba ubuzima nyine nyabuzima nk'uko tubuzi. Ikindi nyine kugira resistance kuri insuline, amaherezo birangira ugize ikibazo cya diabete, umubiri wawe ugakora insuline, ariko insuline umubiri wawe ukoze amaserire yawe ntayibone rwose, akabona ari nk'amazi, akabona nta cyabaye, bikaza kugorana kubera yuko amaserire yawe ntabwo aba akibasha kwakira isukari, kuko insuline ni rwo rufunguzo rwinjiza isukari muri ya maserire. Muri make, ufite ikibazo cya resistance kuri insuline bishobora kuba intandaro y'indwara zikomeye nyinshi zitandukanye, harimo indwara z'umutima ndetse n'izifata urwungano nyamaraso, harimo indwara mbi cyane iteye umuntu yibagirwa ibintu byose izwi ku izina rya Alzheimer, aho umubyeyi ari umwana we ntamumenye. Harimo ubugumba kubera yuko imisemburo ifite aho ihuriye n'imyororokere yawe iba yaraterewe hejuru, niba ariko navuga desequilibre hormonal. Cyane cyane harimo indwara zinyuranye, ndetse n'iyitwa SOPK ikunze gufata abagore n'abakobwa, syndrome d'ovaire polycystique, syndrome d'ovaire polycystique, ntabwo nzi niba mbivuze neza, SOPK, n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Harimo na kanseri y'umwijima, cirrhose non hepatique, ya cirrhose iterwa no kuba umuntu afite ibinure byinshi ku mwijima bikamaraho igihe kirekire. Harimo n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye zishobora guterwa n'iyi resistance kuri insuline, harimo cyane cyane n'indwara impyiko zawe zigafeiringa, harimo n'ubuhumyi. Ni indwara nyinshi. Ariko ibi ngibi nubwo bimeze gutya, iyo ufite resistance kuri insuline hari ibintu ushobora gukora ukayirivasinga cyangwa se ukayikira, niba ariko navuga. Hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo ahindure ibi ngibi, noneho amaserire ayunge na insuline, kugira ngo yirinde kuzagira ibi byago byose twari tumaze kuvuga hano haruguru. Reka turebere hamwe noneho ibyo ushobora gukora kugira ngo wirinde cyangwa se wivure iyi resistance kuri insuline. Kwibutsa yuko kugira ngo nyine umuntu amenye ko afite resistance kuri insuline, wajya kwa muganga akakwandikira ibizamini byabugenewe akabasha kubibona. Ntabwo iyi resistance kuri insuline iboneka muri bya bizamini tujya dukoresha byo kureba ngo isukari iri mu mubiri. Oya, hari tuba tureba igipimo cy'isukari iri mu mubiri, ariko ushaka kumenya niba ufite resistance kuri insuline hari ibindi bizamini ukoresha. Uzavugana na muganga wawe ukuvura, hanyuma arebe niba bikenewe, hanyuma bikwandikire. Hanyuma rero
ibyo umuntu yakora kugira ngo ahindure. Niba ufite ibi bimenyetso byose tumaze kuvuga, hari ibyo ushobora gukora wowe ku giti cyawe nta miti ijemo kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Icya mbere ni ukuboneza imirire, kugira imirire iboneye, kwirinda gufata ibinyesukari byinshi by'umurengera, ugafata ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye ariko utibanze cyane ku bitera imbaraga. Ikindi kintu gishobora kugufasha ni jeûne intermittent, kwiyiriza by'igihe runaka kugira ngo umubiri wabashe kuha umwanya wo kwishyira ku murongo, ya sukari yari yagiye muri ya maserire ibanza ikoreshwe ishire ntiwongeremo indi sukari. Akenshi abantu bafite ikibazo cya resistance kuri insuline bagirwa inama yo kudafata ifunguro rya mu gitondo. Ushobora guhita uvuga uti nari nzi ko ari ryo funguro ry'ingenzi, nari ndakubwira ngo biterwa n'igihari. Ubwo rero ushobora kubigerageza, ariko mbere yo kubikora ukabanza ukabaza muganga, ko ntabwo abantu bose bemerewe gukora jeûne intermittent bitewe n'uburwayi utwite, wonsa, imyaka ufite. Ntabwo abantu bose bemerewe gukora jeûne intermittent, tuzabivugaho mu kiganiro tuzakora kuri jeûne intermittent. Niba uri n'umugore bitewe n'aho ukwezi kwawe kugeze, hari igihe uba wemerewe gukora jeûne ndende cyangwa se ngufi kugira ngo utaza guhungabanya imisemburo yawe. Ariko iyi jeûne intermittent irafasha cyane ku muntu ufite resistance kuri insuline, ukareka ifunguro rya mu gitondo ukaza gufata ifunguro ryawe rya mbere mu ma saa 5 saa 6 ku ntangiriro, noneho ugenda umenyera ukagenda wegeza inyuma. Igihe kureka ifunguro rya mu gitondo bidakunda, bakugira inama yo gufata ifunguro rya mu gitondo rikungahaye cyane ku byubaka umubiri, proteine, akaba arizo ziba nyinshi gusumba uko isukari cyangwa se glycide arizo zibamo nyinshi. Akenshi mu mafunguro yacu ya mu gitondo usanga ari icyayi n'umugati, nyine ubwo urumva ni isukari nsa, igikoma n'umugati ni isukari nsa, ariko batugira inama y'uko umuntu noneho yibanda ku gufata ifunguro ririmo proteine, ukaba washyiramo amagi, ukaba washyiramo n'inyama mu gitondo kugira ngo ubashe gushyira ya insuline yawe ku murongo. Ubundi ukuntu turemwe mu gitondo, umubiri ubyuka ufite cortisol iri ku kigero cyo hejuru, kubera yuko nyine ubundi kera babyukaga bagiye guhiga. Uba ugomba kubyuka rero ufite ya instinct yo kujya guhiga, ufite n'izo mbaraga. Kandi nakubwiye ko cortisol yawe izamutse mu mubiri n'isukari irazamuka, bivuga ngo uzamukana isukari yigiye hejuru, niba ariko navuga. Ubwo rero mu gitondo kongeramo indi sukari nanone, urumva yuko uba urimo gukabiriza za serire, kandi twashaka ko serire yiyunga na insuline. Ubwo rero niba kureka ifunguro rya mu gitondo bidakunda, wenda muganga yakubwiye ko bidakunda kubera situation yawe y'ubuzima, cyangwa se nawe ubwawe ko wiyumva ukumva udashobora gusacrifiya iryo funguro rya mu gitondo, bakugira inama yo gufata ifunguro rikungahaye cyane kuri fibre ndetse na proteine kugira ngo ubashe kubona ayo mafunguro, ubone n'ibyo bitunga umubiri, ariko ntucokoze insuline, ntuzamure isukari, ariko ntucokoze insuline, ntuzamure isukari. Umuntu ufite ikibazo cya resistance kuri insuline bamugira inama yo kurya ibyo kurya bifite IgE iri hasi, alimentation ya IgE bas, kugira ngo isukari nyine itaza gusara bikaza kugenda kwa kundi twabibonye. Aha wenda nakubwira nk'ibijumba, ibitoki, ibyo kurya byuzuye cyane cyane nk'ibikomoka ku ngano byuzuye, atari ya mafarini yakunyuwe, niba ariko navuga. Ariko n'imbuto, igihe uriye imbuto nubwo ziba zifite IgE iri ku kigero cyo hejuru, kandi tukaba tuzikeneye kubera ibindi byiza bizirimo, ukarya urubuto nyarubuto aho kugira ngo urukoremo umutobe, kugira ngo ko twabonye ko imitobe yica fibre ziri muri rwa rubuto, bigahita bituma ruzamura IgE, narwo rukarushaho guteza ibibazo. Ikindi kintu gishobora kugufasha guhindura iyi resistance kuri insuline ni ukunyeganyega, ugakora siporo, ukanyeganyega, ariko nabwo ukaba ushaka kugenda n'amaguru byibura hagati y'iminota 30 n'isaha ku munsi. Niba ufite uburyo bwo kubara intambwe ukora, ugakora byibura intambwe hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 ku munsi, hanyuma none ukaba ushaka gukora siporo noneho byibura 3 mu cyumweru. Ibi ngibi bizagufasha cyane gukosora ikibazo cya resistance kuri insuline. Ikindi wabyumvishe ko gukomeza ucokoza insuline buri kanya urya ari intandaro yo gutuma iyi resistance kuri insuline ibaho. Byaba byiza hagati y'amafunguro n'andi ushyizemo byibura ku ntangiriro amasaha 4, ukitoza kurya byibura hagati y'ifunguro n'irindi hakaba harimo amasaha 4. Aha nimvuga ifunguro ntumve nyine washyize ku isahani, niba umaze kurya nyuma y'isaha imwe nturya kabiswi, nturya umuneke, byibura hagati yabyo hakajyamo amasaha 4, aho bishoboka ugakora guhera ku masaha 6, ariko ku ntangiriro ugakora hagati y'ifunguro n'irindi ku buryo hajyamo amasaha 4.
bizagufasha kudacokoza ya insuline noneho yistabirize na ya sukari byose bigende neza. Ikindi kintu gishobora kugufasha ni ukuryama ukaruhuka mu gihe cyo nyine kugira igihe cyo kuryama ukaruhuka nimugoroba byibura n'amaburaburizo amasaha 6, ariko ubundi batubwira 7, hagati ya 7 n'8, ariko na 6 ushobora kuyaryama niba ubashije kuyaryama ukayaryama kukaruhuka, kuko umubiri wacu ukeneye kuruhuka kugira ngo na ya misemburo yose ishyirwe ku murongo, by'umwihariko umusemburo wa cortisol, kubera yuko iyo udasinziriye neza umubiri ubona nyine ko uri mu byago, cortisol ikazamuka kugira ngo witegure guhunga bya byago. Ubwo rero ni ugukoresha iyo bwabaga umuntu agashakisha uburyo yabona byibura ibitotsi by'amasaha 6 kugira ngo umusemburo wa cortisol ujye ku murongo noneho utaza gusaza ya insuline. Wenda mu bindi biganiro tuzarebera hamwe uburyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo abashe gusinzira neza, kugira ngo abashe no guturisha izo stress n'iyo cortisol, ibintu byose bigende neza. Ikindi kintu gishobora kugufasha umaze gufata amafunguro, ugerageze unyeganyege byibura nk'iminota 10. Ushobora kuvuga uti uwo mwanya nawe ukura he? Ubundi tumenyere ko iyo umuntu amaze kurya ahita nyine ngo ajya kwirambika, ariko abahanga batubwira yuko iyo umaze gufata amafunguro ukagendagenda byibura iminota 10, hari ikintu bifasha mu gutuma insuline yawe ikora neza, mu gutuma ikigero cy'isukari mu mubiri wawe kimera neza. Nk'abantu barira ku kazi, ahantu akorera mu kazi akamara kurya agakomeza agakora, ushobora guhaguruka niba uri mu iduka ukaba ugendagenda aho ngaho mu iduka ureba ibicuruzwa uko bimeze, uvugana n'abakiriya uhagaze, ukitaba telefone ikurikiyeho uhagaze, kugira ngo ubone ya minota 10 iza kugufasha. Kandi buriya urumva ubashije niba tuvuga ufata amafunguro 3 ku munsi, mu gitondo, saa 6 nimugoroba, wamara gufata ifunguro ukanyeganyega iminota 10, saa 6 ukongera 10, nimugoroba 10, urumva ko ya 30 n'ubundi urimo kuyisatira. Ikindi, gerageza gufata amafunguro yawe nimugoroba hakiri kare kugira ngo uze kugera igihe cyo kuryama umubiri wawe utakiri mu byo kugogora, ahubwo uri mu byo kwisana, ko turabizi yuko amasaha igihe cyo kuryama umubiri urimo kwisana, umwijima urimo gukora amasuku mu mubiri kugira ngo umunsi w'ejo uzagende neza. Ibi ngibi rero nubyitwararika bizagufasha gukosora cyangwa se kunga bavandimwe bombi wari warateranyije, ndavuga insuline ndetse na selile. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba wakunze ibyo twavuze, kanda like, twandikire muri comment ibyo wumva twanoza cyangwa se izindi ngingo wifuza ko tuzaganira hano muri iki kiganiro. Sangiza abagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo ubutumwa tuvuga hano bugere kuri benshi. Niba udukurikiye utarakora subscribe, wokabyara wenda kwinginze ndagusabye kora subscribe kugira ngo dukomeze twaguke. Nkomeza no gushimira cyane abantu bose mwakoze subscribe, muraba agaciro kenshi cyane, turi hano ku bwanyu. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza.